Mu tuntu n'utundi rero reka mbigishe ukuntu wakora imbada. Ubundi umuntu uzi imbada anyandikire no muri comment please. Andika muri comment imbada urazizi, uzizi hehe, wumva zimeze gute, cyangwa izinakoze urabona mbizi se cyangwa ntabyo nzi. Ariko nyine ziraryoshye kabisa kandi ntago zisaba ibintu byinshi. Kuba bizi nyine ni imigati y'ingano irimo umunyu gusa nta sukari birimo. Hanyuma ubwo turakenera ifu, dukenera amazi, dukenere ifu, turakenera n'ifarini hamwe n'ingano isanzwe, dukenera umunyu, dukenere capamandazi, dukenere icyo ni igitubura, dukenera amavuta. Ubwo dutangire tubikore tubisanzwe. Hano ubwo nafashe amazi nta bipimo ukenera, ugenda ushyiramo make make nta kibazo. Nshyiramo umunyu ari amazi aba yabize ariko nkayareka akabanza gahoraho gato. Nshyiramo igitubura hano nako capamandazi. Hano nashyizemo ikiko kimwe gusa, nuko ntashaka ko mo imbere nyine ziba, iyo ushaka ko biba fluffy cyane nyine ushyiramo capamandazi nyinshi. Mbega iyo ushaka ko bimera nk'umugati mo imbere byoroha cyane mo imbere, mbega ushyiramo capamandazi nyinshi. Then hano nashyizemo igitubura nanone, shyiramo utuyiko tubiri tutuzuye neza dutoya. Hanyuma maze gushyiramo ibyo nashyizemo ndabivanga, urabivanga kugeza byivanze mu mazi neza. Urabona ko amazi yahise ahindura n'akara, urabivanga neza kabisa. Byamara kwivangamo ugashyiramo ifu. Hano nakoresheje ni nk'igikombe n'igice cy'ifu y'ingano. Hanyuma nshyiramo agafarini gake. Ngiye impamvu nakoresha ifarini hano nuko ngiye sinkunda nyine imbada zikoze mu ngano gusa, sinkunda ingano gusa. Mbega iyo harimo agafarini biba ari byiza kurushaho, ariko ushatse wanakoresha ingano gusa, nyine ingano zisanzwe. Hanyuma ubwo nabivanze, maze kubivangamo nshyiramo amavuta. Hano nakoresha amavuta utu tuyiko dutoya 8, cyangwa se ugashyiramo ibiyiko binini byibura 3 cyangwa 4. Niyo washyiramo 5 nta kibazo, amavuta nta kintu yabitwara. Hanyuma ubwo navanze nyine neza, nubwo ubona bimfataho nta byatanje, tuba tubimenyereye. Maze kubivanga binoze mbishyira mu kintu ku ruhande, ndapfundikira. Gushyira mu kintu ku buryo uri bupfundikire ku buryo umwuka utari buhite cyane. Then hano urategereza nyine nk'iminota nka 30, ukongera ukakivanga neza igipondo gutya. Warangiza ubwo hano nyine abari kugira cyongere cyegerane, kuko kuba twashyizemo igitubura urabitereka kuriya bigahita bitangira kubyimba kandi ntabwo ari ngombwa. Hanyuma ubwo hano nakoreshaga amazi, urayabona aya mazi nashyize ku ruhande. Ugenda ukora mu mazi kugira bitagufataho, then ugafata gakeya kuko urabona ko igipondo cyoroshye, uracyoroshya tu. Warangiza ugafata gake ugakoramo nyine form ushaka. Wakoramo utuzeru dusanzwe gusa, ngiye nakoragamo nyine izi forme muri kubona. Then na size wakora izo ushaka, ushatse wakora ntoya kuri izi cyangwa se ugakora nini. Gusa ikibi cyo gukora size nini, hari igihe uzishyira mu mavuta nyine zigatinda gushya, cyangwa se ukagira ngo byahiye inyuma, wajya kuyirya nyine mo imbere ugasanga ntibyahiye kubera ko wenda ari nini cyane tu. Iki cyangwa se bigasaba ko mo imbere hashya ari uko inyuma hashiririye. Rero ukora size ziringaniye. Hano urabona mba nashyizemo amavuta menshi gusa kugira ngo bishye bitangoye, ariko nyine panu ni ntoya ariko nagereranyije. Hanyuma ubwo ugenda uhindura impande. Hano ubwo nari mpinduye side yari iri munsi nyizana hejuru. Nanone uragenda uzihindura, bitwara ushyira ku muriro muke, then ukaziteka kugeza wowe ukurikiza uko ziri guhindura ibari inyuma nuko ziri kubyimba, uhita ubimenya niba zahiye cyangwa zitahiye, kuko urabona gutyo ukuntu zisa hano. Noneho reka nzurebe n'izishya ukuntu ziraba zisa. Urabibona hano gutya zahiye. Umuntu ashobora kwibeshya ko ari amandazi, ariko nk'uko mwabibonye twakoresheje umunyu gusa, nta sukari irimo, harimo ibintu byinshi nyine hano bitarimo. Ushyiramo igitubura, capamandazi, ifarini n'ingano cyangwa se ingano gusa, ugashyiramo n'umunyu. Hanyuma ubwo nazikuyemo nyine. Ubwo iyi yari round ya mbere, ariko ndakeka mubonye process yose ukuntu yagenze, ntabwo ari ngombwa ko mbereka nyine indi round nayo ngiye gushyiramo. Ubwo nyine nagiye nzikuramo imwe ku yindi. Ushatse ufite irushe nini nyine wazikuramo bisanzwe gake gake. Maze kuzikuramo hano urazisavinga nyine tuma. Imbada nicyo kintu cya mbere numvise kiryoha kandi kidahenda, kidatwara ibintu byinshi, kandi wakibona ahantu henshi. Abantu bakunze kuzibona ni abantu b'i Musanze cyangwa se mu majyaruguru nyine, muri za Burera, muri Gakenke, muri Gicumbi, kubera ko just beza ingano nyine, beza ingano niyo mpamvu ari bo bazikora cyane. Ni naho
namenyeye kuzikora gutya. Gusa ingano wazibona ahantu hose mu Rwanda kandi nawe wazikorera. Why not se wahora urya amandazi kandi I promise you ko izi imbada zizakuryohera kurusha amandazi kabisa. Urabona ko zisa neza rero. Wabikorera nka famille cyangwa ukabikora nka business, tugakomeza kwigana guteka. Kora subscribe niba utarayikora, ukore follow kuri TikTok na Instagram ni Chef Kazina, dukomeze twigane guteka. Mugire ibihe byiza.